makuru arishyo ishyaro ngira amakuru ariyo keretse niba hari ayo mufite mwe urabihamye mugo niba hari mufite mu YouTube akose kuki utayatararika kuki udatara amakuru ishyaro ntago ko hari abantu benshi bo muri aperi mugendana kuki udatara amakuru ko no ngo hajye gushyirwa hagaragara abakinnyi basinyishijwe barabashyira hanze cyangwa se bongereye amasezerano abashya Kazuba hari gahunda ufite barabashyira hanze ryari hari gahunda wabuze byanyuze amatwi sinzi umuntu abyumvanye abakunzi ba aperi mwitegure ko baraza kubamurikira abakinnyi rero baraza kumurikirwa abakinnyi rwose bashya mube excited sofa nyifata nk'ikipe niyo kipe yonyine yitwaye neza ku isoko ry'abakinnyi hano n'ibivugwa kuko yarabaguze dukurikije mu cyaba uko agura yarabaguze dukurikije uko mu cyaba uko agura niyo aperi itaguze neza abakinnyi baba bari inyenyeri niyo yabitaguze neza kunyumva neza dukurikije uko mu cyaba barimo kugura Rayon Sport aperi niyo yabitaguze abakinnyi bakomeye cyane baba bari inyenyeri kubareyo so ntabwo twa Felicita umuvugizi mushya w'ingabo washyizweho yitwa nde mukuru w'igihugu akaba na commander in chief wa Rwanda Defense Force RDF nabonye rwose communiqué officiel imwe biriho end ishyiraho Brigadier General Patrick Karuretwa nk'umuvugizi mushya w'ingabo z'u Rwanda afandaragarutse magnifique mutwereke yabaye muri leta zunze ubumwe za Amerika cyane Brigadier General Karuretwa muri ambassade yabaye muri ambassade cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika ashinzwe ingabo yashinzwe bijyanye n'ingabo harya yanayoboye urukiko rwa gisirikare noneho mu minshingano ncyari kari kuri iki gika cya kabiri baravuga ngo Brigadier General Patrick Karuretwa azakomeza no gukora inshingano nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo sije ko umuvugizi urumva ni n'umuyobozi mukuru Director General of International Military Cooperation ni umuvugizi ariko akaba anashinzwe imibanire mpuzamahanga mu bya gisirikare urumva rero diplomasi ya gisirikare by'umwihariko y'u Rwanda iri mu biganza bye Brigadier General Patrick Karuretwa dore nguwo Patrick Karuretwa fande kabisa uyu musirikare ari mu basirikare ba RDF njya mbona kenshi kuri televiziyo no ku mafoto mu kwakira abayobozi b'ingabo b'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda mu mihango yo gutanga impamyabumenyi muri mission zitandukanye uyu mugabo arazwi cyane akora imirimo myinshi muri 2024 yari yagizwe perezida w'urukiko rwa gisirikare icyo gihe yariyungirijwe na Lieutenant Colonel Sumanyi uyoboye Dutera General Dutera Militaire nibwo yarahiraga hano ahita akora uwo mwanya wundi wavugaga nawe yarawuhawe wo kuyobora imibanire n'amahanga mu bya gisirikare deje muyobozi mukuru igisirikare cyacu kigenda niwe ahana sobanura Patrick Brigadier General Patrick Karuretwa mwe mu myaka yo hambere mwe mu basirikare mfana cyane rwose ndamwemera cyane banafite bagize umwanya wo kwiga bona nyina mu myaka nka 15 ishize ba majoro ba captain bagiye igihe kinini cyo kwiga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi uyu munsi rero dufite igisirikare gifite abantu b'abahanga mu ngeri zose bize pe ejo bundi nasangiye n'umwe mu basirikare bafite amahugurwa gisirikare muri Amerika muri Israel yaravuye i Niamey muri Niger buriya ukira aho ngaho hari wanshuje ati ndabakunda cyane abahanze y'igihugu nawe buriya muri ambassade haba harimo abasirikare benshi si benshi kuvuga ngo ku mubare ahari buri gihugu ko yambwiye ati mba hanze y'igihugu ambwira ko nawe ari umusirikare wakomeza ubwo wari uvuye muri Niger yaravuye muri Niger we yize by'ikirere kontrol ikirere yize ibijyanye n'indege reka kontrol ikirere yambwiye amasomo biga navuga ati mu buyobozi bwa RDF harimo abasirikare bize neza pe nabonye wasobanuraga kuri televiziyo ibintu bya AI nko mu bintu bya AI ikoranabuhanga wabyize muri South Korea ikoranabuhanga ryisunze ubwenge buhangano yaravuze ngo yageze muri South Korea ngageze yabona ko nta umwanzi yanyura nta kindi akwiga agiye kwiga ibintu kugira nka PhD muri AI Jesus mana yanjye sirikare bazo ubwenge Karenzi
waramutse nyamakuru wa mbere mu Rwanda uyu musirikare turi kuvugaho uramuzi se? Ndamuzi cyane, Brigadier General Patrick Karuretwa yagizwe umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. niwe yagizwe umuvugizi yasimbuye Brigadier General Ronald Rwivanga. Ronald Rwivanga yahawe izindi nshingano yamaze iminsi yarazihawe ariko ubu arakorera ayoboye ingabo za East wanze ari Kampala ingabo za East Africa atari Nairobi hagati aho ubu ni directeur ingabo zihuriweho za East Africa zishinzwe gutabarana aho rukomeye ingabo zo gutabarana niwe deje ubu yambara costume ntabwo yambara uniform rwose mu biro. Patrick Karuretwa ni umugabo w'umuhanga cyane yewe agaragara rwose araho njya murira nawe ariko ni umuhanga ntabwo woroshye umuhanga ku rwego rwo hejuru nawe ntabwo woroshye cyane asobanukiye igisirikare diplomasi njye namumenye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose arimo n'ubundi niwe asanzwe ushinzwe imibanire n'amahanga mu bya gisirikare ni deje kandi aribyo nkubwira noneho bongereho ubuvugizi kuba umuvugizi yabifatanyije namwe ndamufana cyane yari ari muri aya masezerano yasinywe hagati ya Kongo n'u Rwanda. yari muri Amerika ari mu baya champions ari mu baya we na Minisitiri Nduhungirehe yari timu y'abantu nk'abangahe ni umuhanga ni ishyuke rwose turamwemera cyane tugushimire cyane Lorenzo kuri iyo nkuru zanjye mu rukiko ikomeye cyane ambande updated ntabwo ko mfite akayiheho ka politike n'ibya gisirikare muravuga ngo iki ariko buryo mbande updated ku makuru nk'aya gisohoka itangazo mba ndifite rwose narinyujemo amaso abonye wunganira tugushimire cyane Jonathan ku bya bebe kuru asobanura ibintu ukumva nyine biramworohera ni umuhanga si ubwenge abasirikare baradefu bize neza rikari kumumagara rikari uramara kuturega muri gurupe ukanyamagaza ntabwo turi igitangaza cy'umugabo rwose reka twigire muri murera akazi dukora ntabwo ari umuhamagaro wawe reka twigire muri murera hari inkuru ufite ishyoro gisini ya esikeri hari inkuru ufite ishyoro barimo batubwira ko byamugoye mu matwi ko APR ishobora kwerekana abakinnyi bashya babongera amasezerano abakinnyi bagaruye bavuye mu ntizanyo ndetse n'abashya ariko njye ntabwo mfite amakuru yuzuye y'imvaho y'imbumbe ahubwo ejo navuganye na Ruvuyanga mfata nk'umuvugizi wa APR mu itangazamakuru ariko utararengaho Ruvuyanga yarambwiye ati rikari ati hari amafuti nakoze wenda sindi buyagarukeho ati ari kuzabarumbwire siniya Sam Karenzi yanyitabe kuri WhatsApp ngo niho waramuburutse ashaka gusaba imbabazi arashaka gusaba imbabazi bizamuzindure bya nyabyo hanyuma yambwiye ko muri izi transfer ziri gukorwa APR ngo yahinduye umuvuno mu bijyanye na timu ya scouting yemeza abakinnyi yambwiye ko ngo uruhare rwa Mupenzeto ubundi rwabaga ruri nko kuri 90% uko yemeza abakinnyi baza muri APR ubu nibyo ngo ari muri timu ya scouting ariko mu kubajora no kubemeza akaboko ke ngo gashobora kuba kari nko ku 10%. Nibyo bakubeshye niko Ruvuyanga yambwiye rwose niko bakubeshye harya yambwiye rya ejo ndumva twari kumwe yambwiye tuvugana ku murongo wa telefone maze amakuru yo muri APR ambwira ko rwose ngo timu ya scouting ya APR yizewe cyane ntabwo ari bya bindi nyine Mupenzeto yavuganye n'uyu mukinnyi na agent we aramuzana muri APR boom isanga yagezemo ubu ngubu ikintu cyo kujonjora ngo kirimo abantu nyine babihugukiye babizi kandi biragaragazwa n'abakinnyi ya APR nyine iri kurambagiza nese ntabwo ubona ko mwe byahindutse mu bijyanye na karita ya APR approach hahindutse iki none se uravuze ngo indabo twari tumaze iminsi turi gutanga ntabwo ari ubiri inyuma turi kuvuga tuzakomeza tuzimuhe wazanye kapitene uri mu biganiro na kapitene wa Stade Mari Mamadou Traoré twamvise Maduzone nayo ngo ari muri timu ya scouting abaha ibitekerezo ko afite contact n'aba agents ariko ngo harimo n'abandi tutazi rwose kandi ibintu mu gifaransa baravuga ngo la fin justifie le moyen iyo urebye amazina APR iri kudiringa nayo aho bakina kandi ukabona mu by'ukuri abakinnyi APR kugenda iganira nabo neza ibiganiro bikarangira hakiri kare biragaragara ko harimo assez de sérieux
assez de sérieux urabona ko hari ibintu nyine bifite imbaraga kurushaho so nanjye ndi excited ndifuza kureba APR FC muri kawo bakinnyi tubakoresha ama interview bwa mbere ariko abimurika n'abari hano mu Rwanda baje deja bari hano mu Rwanda barahari umuzamu ndetse n'abamuwinga twavuze no nimero 10 nimero yes wo muri Stade Marie Mamadou Traoré ngira ngo ubwo wenda n'abanyarwanda mu by'ukuri bivuga ko bataremera gusinya bikigoranye kandi mu banyamakuru yegamiye kuri APR bari batangiye kuvuga ko bemeye miliyoni 70. Amakinnyi b'abanyarwanda ngo harimo umukinnyi ngo umwe niwe ushobora kuba ari gusaba avuga ngo mwanditse nkagenda birashoboka ko mwandika nkagenda ko mufite umwanya wo kunsimbuza ko bifata ikiri yose oya Yunus we bisa n'ibyarangiye afite ikipe muri Algeria bisa naho Yunus nashoje se Yunus nyine arashoje niba ashoje arasaba iki ikipe yari gushaka kumwongerera iyo tangiye kuganira ingingo za APR kazungu rwose APR wayikoze muri mugeze mu mugisha bonera avuga ngo mwambabariye nkagenda ashoje mugisha bonera Yunus abanza kubaza ahubwo APR niyo yasabaga mugisha bonera watubabarira ukatwongerera none se niba ushoje ariko se kazu abayobozi ba APR bafata gute reka wenda tuganire noneho ku meza abayobozi ba APR turimo turavuga abayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda oya hari ikintu nibutse Yunus yarezwe na APR none tandukanye na Boneri utararezwe na APR Yunus yarezwe na APR abayobozi ba APR n'abayobozi b'ingabo z'u Rwanda utekereza ko hari abantu bagusaba birashoboka ko wakongera amasezerano ugahita wikubita ngo nge ntabwo nongera ndagiye cyangwa urababwira ngo babyeyi mwambohora noneho mwampa umwanya nkajya gushakishiriza ahandi mu buryo bw'ikinyabupfura mu buryo buganira nk'umwana ukanabereka ati hano bari kumamaya amafaranga kandi mwebwe ntabwo iyo generali mu ngabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda arimo kugusaba kongera amasezerano ntabwo ari umuntu ukupiraho telefone cyangwa ujye kumubeshya ngo ndi i Nyamata nk'imwe byabaga nijoro ababwira no ndi mu cyaro ntabwo ndi hafi aho ibyo bibwira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ntabwo bishoboka hari context ya APR iyo utari bwongera amasezerano ubona wifuza kugenda there is a way ikipe ikwereka ko ugikeneye hari uburyo biganira ntabwo ari ibintu nyine byo gukubita ugenda ngo nta kintu navugana namwe ngo nashoje gute se noneho niba mwangirwa azongera ntabwo ari ukwemera cyangwa kwanga bivuga mu buryo bwiza ntabwo ari direct ntabwo ari ukwemera cyangwa kwanga hari ukubereka option zihari reka nguhe urugero rwiza abana biga mu seminari nto iyo bashoje amashuri 6 yisumbuye sibyo baba bafite amahirwe yo guhitamo kujya kwiha Imana kujya kwiga ubupadiri cyangwa se kujya mu buzima busanzwe bakajya mu kaminuza sibyo ariko iyo wandikira musenyeri iyo yifuza kudakomeza mu gipadiri umwandikira umusaba kukwemerera kudakomeza mu gipadiri kandi ntabwo yaguhagarika nta burenganzira bifiteho uko ni ukubaha no kumvira ntabwo ntekereza ko rero muri APR umuntu kuko wenda ashoje amasezerano ekipe irakwereka ko ifite interest yo kongerera ngo mfite ekipe hanze wana ngo ntabwo nongera ntabwo ari kwemeza context ya APR atandukanye urabigaragaza ukagaragaza uti nyamara ngiye aha byabyiza kurushaho ntanyemerera unabereka rega n'ibyo abandi bari kugupropoza wowe warabasaga baga miliyoni 100 n'umushahara ukazamuka Algeria bashobora kuvuga bati none umushahara turaguha 6 by'idolari cyangwa ibyo 5 by'idolari hano muri APR ntabyo bari kuguha niba ari umukinnyi wasoje kandi yagize season nziza ari umukinnyi nka Yunus twavuze ngo niba ari imikino myinshi yasibye ntabwo irenga 2 mu mikino 34 ya season yose utongeyeho imikino y'igikombe cy'amahoro yongeyeho inkera y'abahizi utashyize igikombe cy'ubutwari n'ibindi bitandukanye Yunus ari mu nkingi za mwamba nyeka ko ari nawe yagize season nziza no gukina cyane kuruta n'ijye na Clement ku bibazo by'imvune ku bibazo bya transfer za hato na hato akagenda asiba imikino itandukanye kuri Yunus arareba offre nziza iruta yindi niba iyo muri Algeria iremereye aragenda niba kandi abona ku meza APR ashobora kumva ibyo muri Algeria yahaguma bakamusinyisha nk'umukinnyi wabo mushya nibyo kuri Yunus rekereza ko abakunzi ba APR igihe baraza kubonera
transfer zabo zigiye hanze tuzishyizwe ku mbuga nkoranyambaga zabo tuzaziganira pe ni ikipe igura muri ubwo buryo turaza kuzitangaza nyine turazitangaza tuzanarize turebe niba bivugwa ko ari bari abaguze ko ari bo ushobora kubonamo impinduka ushobora gusanga atari byo ubwo ushobora kuvuga bane ukabona habonetse batatu ibintu byose ugiye guhaha ntabwo ari kubitahana harimo ibihuha byinshi umukinnyi wo muri Mazembe yabanje kuvuga ko Simba imwifuza hasohoka amakuru abanyamakuru bose bo muri Tanzania baravuga ko ngo byarangiye azasinyira APR ariko ngo n'ubundi Mazembe ngo ntabwo yifuza gukinisha umucentral defender w'umunyamahanga muri Mercato abifite izagumanaho wasimburana bene gihugu ntabwo izagura umudefender w'umunyamahanga muri Mercato none siko yari bizi ko itazamugura izo nkuru z'uko azajya muri Simba zavuye nibyo nyine ubwo ni ugutegereza tukareba reka tujye muri Murera tugiye twinjire muri Murera Lorenzo ariko tubanje tuyinjiranemo na Elim yes Elim